cyangwa ko babahaye iminota uwo ari we wese ari bagezeho gahunda tugiye bakareka Rwamagana n'abandi duturanye baje kwifatanya natwe uyu munsi basuhuze kandi mbwire abaturage ba Rwamagana urubyiruko abana mumfashe twakire abashyitsi batugendereye uyu munsi. Murakoze cyane nyakubahwa Gavana, nk'uko mubibona uyu munsi habaye iki gikorwa cya Rwamagana Challenge Marathon, mukaba mwaje kwifatanya natwe. Ni inkunga ikomeye cyane, turashimira abafatanyabikorwa benshi cyane cyane Musada yadufashije gutegura iki gikorwa, ariko n'abandi bose bafatanyabikorwa muri aka karere babigizemo uruhare kugira ngo iki gikorwa kigende neza. Ndashimira rero abakinnyi cyane biyandikishije, abavuye mu tundi turere, abanyarwamagana bose uyu munsi bakaba bari hano kugira ngo rero uyu mwanya unagende neza, kuko hari n'abana batandukanye. Numva nifuza kugira ngo mbereke umushyitsi mukuru muri iki gikorwa, nyakubahwa Gavana w'intara yacu y'Iburasirazuba yahagurukaga akamuha amashyi menshi, ababyeyi mugatanga inkunga. Ndagira ngo kandi mbereke akagira gutya mukaha abayobozi amashyi. Umuyobozi w'ingabo utari wa Rwamagana ni umusangwa, ndavuga Brigade Command. Ndasaba abantu baje baturutse muri Minispoke kwifatanya natwe, aho bari bose bahaguruka. Mwaturutse muri Minispoke, banyakubahwa mu nzego zitandukanye, namwe banyakubahwa batirete ndabasuhuje. Ni umunezero mwinshi kuri Musada uyu munsi kubera iki gikorwa cya marato. Ishimira cyane abafatanyabikorwa nka Avega, iyo bahari Avega barakoze cyane, Dereva Hotel, Agrotech, Jibu, mwese turabashimira cyane uburyo twafatanyije n'akarere ka Rwamagana mu gushyira mu bikorwa iki gikorwa cya marato. Banyakubahwa
muteraniye hano. Impamvu Musada ikomeza gushyira imbaraga muri iki gikorwa cya marato ndetse na siporo muri rusange ni ukugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza. Ubuzima bwiza niryo shingiro rya byose. Umuntu yari muzima n'ibindi birashoboka. Si ibyo bikorwa byonyine rero nyakubahwa gavana Musada ikora, ahubwo itanga inka nziza z'umukamo, yubaka ibiraro, itanga n'ibigega by'amazi, kandi byongeyeho inasanira abacitse ku icumu rya jenoside amazu atameze neza, bikongera nanone igafasha no mu burezi. Mu izina rya Musada mpagarariye rero no mu izina ryanjye bwite, ndagira ngo sezeranye ubuyobozi bw'akarere ka Rwamagana duhora dufatanya mu bikorwa byinshi by'iterambere ko tukiri kumwe ku rugamba rw'iterambere, byaba ari mu iterambere rizamura ubukungu bw'abaturage ba Rwamagana ndetse n'iterambere ku buzima muri rusange. Turaza guhera ku cyiciro cy'abakobwa cyangwa abagore bakinnye igice cya marato ibirometero 21 na metero 98. Ndagira ngo rero nsabe nyakubahwa gavana tumuha amashyi, bamwambitse umudari, bamuha na envelope irimo amafaranga 60,000. Uwabaye uwa mbere watsinze iki cyiciro cy'abakobwa yitwa Yankurije Marite, wavuye ku umudari wabaye uwa mbere. Tumuha amashyi, bamwambitse amwambike umudari, amuhereze na envelope na t-shirt yagenewe uyu munsi. Uwa kabiri yitwa Hitimana Noel, twambikira umudari uyu wabaye uwa kabiri. Mwigire inyuma singa bari murabareba neza. Muri iki ijana dusabe abayobozi nagira ngo ijambo ryanjye ni rigufi, ni ukubashimira mwese mumfashe rwose. Buri muntu ahari nawe aniza amashyi rwose yishimye cyane, kuko mwese uko muri aha ngaha mwese mwatsinze, kuko nta muntu wasigaye hano, twese uko bimeze twirutse. Hari abagiye ibirometero 42, abirukanse 22, hari abandi twajyanye ngira ngo niba ari 10. Murumva twese twagiye kandi twagarutse, ubwo tuba turi aha ngaha twese twatsinze, sibyo? Ariko hakaba hariho abaturushije cyane. Mumfashe rero dushimire ziriya ntore zirukanse zikaza mu ba mbere rwose, tukaba tumaze no kubahemba n'abandi icyiciro kigiye gukurikira. Mumfashe tubashimire. Ikindi ni ugushimira Musada n'akarere ka Rwamagana n'abandi bafatanyabikorwa nk'uko mubabona hariya. Hari Gibu, hari Avega, hari Agrotech, hari Dereva n'abandi. Mwese mwabigizemo uruhare, najya ngo tubashimire kuba twateguye iki gikorwa cyiza. Rwamagana Challenge Marathon ni igikorwa cyiza cyane, ni gahunda nziza, ni siporo, ni umuco mwiza, kugira ngo twese dushobore kujya dukora siporo. Rwose mwese Musada nabo mwafatanyije turabashimira cyane ubufatanye tujya tugirana.
kandi si iki gikorwa gusa nk'uko mwabivuze, dushima uburyo mufasha abatishoboye, by'umwihariko abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, uburyo mubafasha kubasanira amazu, mubafasha mu nka, bakaba bahabwa inka, kandi icyo tunashima n'inka zanyu zigira umukamo, zikaba ari n'inka nziza cyane, turabibashimira rwose. Hanyuma rero nk'uko babibabwiye, uyu munsi yari gahunda ya siporo, twese dusiganwa, ariko byose biganisha ku kugira ubuzima bwiza, kugira ngo twese tujye dukora siporo dushobore kugira ubuzima mwe muvuge cyane mbumve, ubuzima urubyiruko, ubuzima iyo ukora siporo rero ugira ubuzima bwiza. Iyo ukora siporo ntabwo ujya mu biyobyabwenge, murabyumva? Iyo wagiye mu biyobyabwenge ugira ubuzima iyo wagiye mu biyobyabwenge ugira ubuzima rubyiruko rero turabasaba, turabakangurira gukora siporo no kwirinda ibiyobyabwenge, kugira ngo twese dukomeze tugire ubuzima. Nabashimiye cyane rero rubyiruko ko muri aha ngaha, kandi si uyu munsi gusa, muzi yuko twateguye gahunda iyi ngiyi ya siporo, mujya mwitabira. Dushimira abayobozi bose, ari abaturutse muri minisiteri, ari abadufashije, ikipe yose yateguraga iyi gahunda. Nagira ngo mbashimire cyane, nshimira abanyamakuru bacu nabo bagiye badufasha, nshimira inzego z'umutekano zadufashije, polisi by'umwihariko. Nta kibazo twigeze tugira muri uyu muhanda uyu munsi, twirukanse, mwadufashije, mwaducungira umutekano, ibintu byagenze neza rwose, turabibashimira cyane. Ubu rero iyi gahunda twatangije, turasaba iyo gahunda ihoreho kandi ireke kuba ingarukamwaka, nibura tugire nka 2 mu mwaka, nibikunda tugire 4 mu mwaka, sibyo? Byaba byiza cyane. Bambwiye yuko hari na gahunda yindi iteganyijwe yo gutangira kujya dukora siporo ya nimugoroba nka saa 12, saa 1 kugeza saa 2. Umujyi wacu buriya icyo bivuze, biradusaba akarere ka Rwamagana yuko imihanda yose tuyicanira. Minota 32 n'amasegonda 30. Umwamashyi wa Muhazi Rwamagana murakoze. Wabadari tumuha amashyi. Minota 43 n'ibice 40. Wabaye uwa kabiri 41 n'ibice 33. Bamushyikirije envelope irimo amafaranga, yakoresheje iminota 36 n'amasegonda 48. Fate video. Murakoze. Yakwigira imbere kuri podium irije na envelope 56. Dusabe perezida wa federasiyo y'imikino ngororamubiri mu Rwanda amwambike umudari irimo amafaranga 100,000. Igikorwa kigeze ku musozo kandi kikigenda neza, abanumva rero ari byo kwishimirwa
ababigizemo uruhare mwese murakoze, mugira amahoro kandi mugire umunsi mwiza.